Nyuma rero ntangiye ishuri GS, urumva urwo rugendo rwose nkora, Imana ihampera umugisha ngeze mu kigo. Imana ishiramo ivugabutumwa, dukora ivugabutumwa mu kigo, twigisha abana barakizwa. Mpabera pasiteri mu kigo, nyine mba pasiteri w'ikigo. Mpava 2012 hoze tronkome nsinze. Imana impa promotion njya kwiga Rusumo High School, ariko bwa buzima nyine bwo gupfundikanya bwo kuba ndi mu rugo, ariko kakantu ko kuvuga ngo uyu ni mama wacu, nawe afite kakantu ko kuvuga ngo uyu ni umwana wundi, isaha n'isaha yazangaruka bakanyirukana mu rugo, kuko ibi byose birimo ni ibyabo. Urumva nk'umuntu yarabitekerezaga, nanjye naratekerezaga ati icyampa amahirwe nkabona uburyo, mbona ubushobozi bwo kwiga nkazagarura mama agasubira mu rugo rwe. Urumva nanjye nagiraga ako gatekerezo, nawe urumva yagiraga ibindi. Hanyuma ngiye Rusumo High School, miga igihembwe cya mbere, igihembwe cya kabiri tubura amafaranga y'ishuri, mvayo 2013 biranga. Ndaza nsanga habaye promo ya 12, hari promo ya 12 nyine, habayeho 12. Urumva nani basic education ndayirangije, nari ngiye high school nanjye ngiye kwiga mba boarding, ariko kubera amafaranga biranze ngaruka nsubira 12 ndayiga. Ndashimira abaririmbyi na Lumiere Choir y'i Nyanza, baramfashije muri icyo gihe, banyishyurira, bakajya banyishyura amafaranga y'ishuri. Urumva kuri 9 bagiye banyishyurira yari makeya, no 12 birazamutse nabwo baramfasha, barandihirira mu wa kane. Urumva naje mu gihembwe cya kabiri kirimo hagati, ndakora nsanga basigaje ibyumweru 2 bakajya mu bizamu. Urumva namaze igihe kinini ntekereza ahantu nzajya. Nigaga mate physique na chimie, nza guhindura nza muri mate physique na computer. Imana iramfasha ndabijera, nubwo byari bikomeye bitari binyoroheye. Kwiga ayo masomo ameze gutyo wiga utaha ntibiba byoroshye, ariko Imana iramfasha. Abo bavandimwe baramfasha, bagenda banyishyura kuri ayo mafaranga. Ndazamuka njya mu wa gatanu, mpageze naho mpakora umurimo w'Imana. Mpashinga groupe mfatanyije n'abandi twafatanyije. Icyo gitekerezo ndakizana, bamwe baragishyigikira. Cyari ikigo cy'abamansera Sevenza Paroti, barabyanga. Tujya gutiraho gukorera. Muri ubwo buzima bwose ndi gukorera Imana, ariko mpanganye n'amasomo nayo, naniga uburyo abandi babayeho, biga bataha kandi bagatsinda. Imana iramfasha rero, nyobora icyo kigo, ndi pasiteri muri icyo kigo. Tuvuga umurimo w'Imana, dukora umurimo w'Imana mwa kiriya kigo. Abana barihana, ibintu birahinduka, ikigo kigira discipline, ikigo kiba kizima, ibintu bigenda neza. Urumva naho nono urugendo rwa Nyanza Gahanga, noneho mfashe urugendo rwa Nyanza, noneho njya hehe? Njya Gikondo. Ibintu nabyo birancanga, urugendo rwo rurerure. Ni ukuva i Nyanza waramanukaga, ukamanuka ukazamuka ujya i Murambi, ukongera ukamanuka ujya mu Gashyekero, ukongera ukazamuka ujya i Gikondo. No mu gutaha ni ukumanuka Gikondo ujya mu Gashyekero, ukazamuka Gashyekero ujya Murambi, ukamanuka Murambi ujya mu kabande hasi k'i Nyanza, ukazamuka no gusoreza ku gasozi k'i Nyanza. Urumva noneho hari hagoranye kurusha byibuze Gahanga, kuko hari ukumanuka, ariko nkaza gutaha wenda nzamuka muri kaburimbo. Ahandi ho ni mu itaka, imvura yaguye ni ibyondo, ugenda urwana n'ibyondo, imvura ikunyagira. Ubuzima nk'ubwo bwose nabwo mbubamo, ari ubuzima bugoranye. Ngira amahirwe, ndiga 2015 dukora exeta, ndatsinda 2015 rero, 2015 ndatsinda, nanjye mbona diplome, nubwo atari amanota menshi. Muri uwo mwaka wa gatandatu mu gihembwe cya kabiri, njya uburozi, ubwenge buratakara, ariko ngiye gusenga Imana irambwira ati nararahiye ko nzaguha diplome. Ngewe bitewe n'ubwenge nari mfite, numvaga nzabona buruse nkajya kwiga hanze. Numvaga nzabona na buruse yo hanze pe, nabyumvagamo, kuko mate narayijuaga, numvaga ari sawa. Physique numva ari sawa, computer numvaga gakeya, entrepreneur byari ibintu byanjye, general paper byari ibintu byanjye, nayo masomo twagiraga.
computer rero niyo yangoraga mu bintu bimwe byo mu wa kane ntigeze niga, ariko nabyo nkagerageza, numvaga rero nzabona buruse. Hanyuma bandoga banziza uburyo nkora umurimo w'Imana nkanagira amanota meza ngatsinda, barabinziza. Ubwo sinamenya aho naririye uburozi, ariko naraburiye uburozi ndaburya mu gihembwe cya kabiri, ntangira kujya nanga ishuri, nkumva kujya mu ishuri biranze, ntangira kujya nsiba, nkarwaragurika, ibintu birahinduka. Murumva mu gihembwe cya kabiri twinjira mu cya gatatu ari ukomeze, mbese nsubira inyuma ku rwego rwo hejuru. Ndibuka nakundaga kujya nganira na teacher nkamwereka formule nanyuzemo, izindi nzira nanyuzemo, tugahuza nawe igisubizo nanyuze mu yindi nzira, akambwira tuzaba umuhanga, ukomeze ujye usenga Imana. Nanjye nuko nari meze, bakangira inama gutyo. Ariko nyuma bamaze kundoga subira inyuma, ariko Imana iguma ku ijambo rya Imana ishimwe. Imana yarambwiye ngo nzaguha diplome kandi nzayihesha agaciro. Imana ndayishimiye, ibyo yarabikoze. Imana yampaye diplome, imaze kumpa diplome nari mfite ikirarane cy'umwaka wose, cy'amafaranga y'umwaka wose. Nkimara kwiga, mpura na mwene data twarimbanaga nawe, anyeye ku muntu ikiraka, amakazi, anyigisha byo kudeklara byo muri douane, ndabyiga. Abona nyine kuri computer naho ndabishoboye, abona mbese mfite ubwenge bwo kuba nabibasha, amakazi muri company ye, anyishyurira amadeni yose nari mfite y'umwaka. Imana impumugisha, Imana yaramukoresheje, ko Imana yari yambwiye ngo diplome yanjye izayihesha agaciro. Diplome yanjye yayihesha agaciro. Nyuma nza kuva i Kigali rero, amaze kumpa akazi anyohereza Rusizi, nza gukora muri Majerwa aho bita i Mutara, hano i Rusizi, ngira ngo benshi binaha barahazi, niho naje gukorera. Nza guhakorera muri ofisi yiwe, ari njye uhagarariye inaha i Rusizi, mbese abakiriya mbakurikirana. Ndahakora. Hanyuma hari umuntu wambajije ngo iby'ubukwe no gushaka umugore Rusizi, nabonye twararirimbanye muri iyo korali y'inaha i Rusizi, niwe wambajije icyo kintu. Anyesi, naje rero kuza ndi gukora Rusizi, mbanza gutura i Kamembe, ariko mbona i Kamembe na Majerwa mbona bitazakunda, njya gutura ahantu bita mu Ryabadugu, ngira ngo hari abahazi, mu kagari ka Gahinga bariho ntura. Urumva urusengero rwari runyegereye ni urwa Kirabyo, ntangira rero guteranira ku Kirabyo. Urumva ahantu njye nabaga hose nakomezaga gusenga. Hanyuma nza no kujya muri korali yitwa Ijwi ryangura mu butayu yaho ku Kirabyo. Muri icyo gihe rero nkomeza senga, sinari nzi ko mu Mugano bahasengera. Twari tuzi ko mu Mugano habamo inzoka yitwa impiri, tukanaba tuzi ko bamwo ingwe. Noneho hari umuvandimwe witwa Seboro Obedi, atangira kujya antwara we n'uwitwa Nshimiye, nibo nshuti za mbere banyakiriye. Tutangira kujya tujyana muri ubwo butayu, tukajya gusengera muri ya migano, dusenga Imana. Imana igenda imbwira amasezerano akomeye, imbwira ko igiye kunkorera ubukwe. Nareba nkasanga nta bushobozi mfite bwo gukora ubukwe, nkanayibwira ati se ibyo bintu birashoboka? Ariko naravuye n'i Kigali mbwira ngo nzakora ubukwe bwiza, nzaguha umugore mwiza, nzaguha kubyara. Imana ishimwe, yarabikoze. Haleluya. Ngeze rero muri ayo masengesho nsanga inaha hari ibihe byo gusenga bikomeye cyane, amajoro abantu batajya barara mu rugo. Nari mbimenyereye i Kigali, sinajyaga ndara, buri wa gatanu nabaga nagiye mu masengesho. Ngeze i Rusizi, abo bahungu nabo bashiramo imbaraga, dusenga Imana. Imana rero isezeranya ubukwe. Hanyuma muri korali ijoro rimwe nari ndyamye, ndota nasuye madamu, umugore tubana, ndota namusuye, ariko mbona ari kurira yicaye mu ntebe. Hanyuma nayo ifite muswara nyifite, nyikuramo, ngenda musanga mu ntebe aricayemo, ndamuhanagura. Mu nzozi ndamwitegereza ndi kumuhanagura, ndakanguka. Imana impa gukanguka mbyibuka, kuko hari inzozi nyinshi najyaga ndota sinzibuke. Nkanguka mbyibuka. Nkangutse mbyibuka, tuza kuza muri korali, nza guhura nawe muri korali. Ndamureba ndamwitegereza, niwe wari unayoboye korali. Urumva nari ntaramumenya, nari uyoboye korali.
mubonye uyu si wa muntu narose ndi kumuhoza amarira, ndabitekereza. Hanyuma tuza kujya gusenga, nganiriza Sebuhoro Obedi ni Sebuhoro Obedi naganirije, ndamubwira ati narose ibi n'ibi, kandi nabonye umuntu narose, namubonye muri korari yanyu, ni umukobwa umeze gutya na gutya. Sebuhoro amubwira amazina, arambwira ati yitwa gutya, ambwira amazina ye, nuko ndamubwira ati reka tujye gusengera ibi bintu, tujye gusenga turebe ko ibi bintu narose ari byo. Amen. Tujya gusenga rero, dufata gahunda ivuga ngo tujye gusengera muri uyu mugano. Uyu mugano tujye gusengeramo, Imana niba yashyigikiye ko uri ari uzaba umugore wanjye, ibi byatsi byo mu mugano bize kwaka. Sebura avuze icyo kintu numva sinigeze nkibona mu buzima bwanjye, numva bidashoboka. Navuga ati se ibyo bintu ibyatsi bijya bishya? Arambwira ati biraka, bikaka kabisa, aha hose twicaye haraza kwaka. Navuga ati ibyo bintu uvuze birashoboka? Ati Imana nibyemera, nibyaka ibi byatsi nicyo kimenyetso twatse, nibyaka ibi byatsi tumenya ko Imana ibyemeye. Turasenga saa 2, saa 3, saa 4, bigeze saa 5 z'ijoro bya byatsi biraka. Njyewe ubwo nagiye haruguru, nagiye gusengera haruguru, ndi kubwira Imana ati Mana, cyifuzo cyanjye ni iki, ndakizanye, nimba ucyemeye. Sebuhora arampamagara arambwira ati urabizi Imana yabyemeye. Ndabaza ati se yabyemeye gute? Ati yabyemeye. None se hari urabyeretswe? Ati oya, gusa yabyemeye, ngo nurebe bimwe twayisabye. Ubwo twe twitaruye wa mugano, turavuga ati reka dusengere haruguru, noneho ibi byatsi ibi ngibi bize kwaka. Urumva ntitwabisengeyemo, twigiriye haruguru tubireka hepfo, biraka rero byatse. Bitamboneye cya kimenyetso gikomeye natse Imana ko Imana igishyigikiye. Twase tunatatu turavuga ati amasengesho arangiye, cyo twasengeraga Imana yagisubije. Nuko rero namenye ko ari uzaba umugore wanjye. Dukomeza tubana muri korari dusenga, hanyuma nza kumusura, za nzozi nagize ziza no gusohora. Urumva mu kurambagizanya bamwe ibintu byinshi cyane, ntiyumvishaga ko umuntu uvuye i Kigali yashaka umuntu w'i Rusizi, ndetse n'abantu benshi ntibabyumvaga. Mbese byarabagoye kubyakira. Babona rero abona ngiye iwabo, ndamusuye, mubwira ko namukunze, mubwira ko n'Imana yabinyemereye ko tuzabana, birarangira. Cyakoze we kubyakira ako kanya ntahise abyakira, muha umwanya nyine wo kubitekerezaho. Hanyuma Imana iza kudukorera ubukwe. Ambaza ngo ubukwe Imana yakoreye Rusizi bwari bumeze gute? Imana yadukoreye ubukwe bukomeye, nubwo abo bene data twagiranye ibihe byiza, korali Rimiyeri, n'abiwacu n'abahehe. Imana yankoreye ubukwe bwiza, yankoreye ubukwe bwiza, idashingiye ku miryango, idashingiye kubona ari bafite ubushobozi, kuko hari igihe Imana ikinga. Kugeza ubu ngubu nta muntu njye ndenganya, ariko ni ubuhamya mfite. Sindenganya korali Rimiyeri ko itantwerereye, kuko nabaye umuririmbyi wayo ndi mutoya 2010, nzamukira muri yo, nkurira muri yo, ndangiza ishuri nkiyiririmbamo. Sinajyaga nsiba repetition, najyaga mva no ku ishuri, amasaha yose mviriye ku ishuri nkaza muri repetition. Sinigeze mbi kigande muri korali. Ngira ngo naragerageje gukorera Imana muri korali neza. Navuyemo ndi umusore, sinigeze niyanduza, sinigeze nsambana, ibyo byose sinigeze mbikora. Naririnze kuko nari mfite Kristo muri njye, nafite agakiza nahawe na Yesu. Ngiye akampaye nkiri umwana. Sikavuye ku muryango, nikavuye ku miryango. Ni agakiza Yesu yanyihereye ubwiwe ku giti cye. Urumva mu buzima nabayemo ndi mayibobo, sinkura urumogi, nkajya nduroringira ba metere, ariko sindumwe. Urumva Yesu yamfashe kera ngiye nkiri umwana, mbese yangize umunaziri kuva kera. Ariko sinari mbizi. Nyuma muri iki gihe nibwo nagiye nabisobanukirwa ko Imana yarantoranyije kera. Hanyuma rero ubwo buzima bwose gutyo nyine, urumva nakoreye Imana muri korali Rimiyeri. Nakoreye Imana muri Rimiyeri kwaya.